ntushobora kwiyambura ubumuntu. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent Ami. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo. Ubuntu. Icyo dupfana kiruta kuri icyo dupfa ni imvugo ikoreshwa cyane muri Ami mu gihe bavuga ku mubano cyangwa ku isano abantu bafitanye. Ese icyo dupfana kiruta kuri icyo dupfa bisobanuye iki? Bizimana Jean Baptiste, umuhuzabikorwa wa Ami, ni uri budusobanurire byimazeyo iki iyi nteruro ishaka kuvuga. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Kalisa Evariste. Bishatse kuvuga ko ibiduhuza nk'abantu basangiye ubumuntu, ni ukuvuga kamere muntu, nk'abanyarwanda basangiye igihugu ntaho bihuriye n'ibidutanya, ni ukuvuga ibyo tudahuriyeho cyangwa se ibyo dupfa, byaba ibya buri munsi cyangwa se ibishamikiye ku mateka mabi yacu. Mu mibereho yacu ya buri munsi ni ngombwa kwibuka iryo hame, cyane cyane igihe umubano wacu n'abandi wajemo agatotsi, cyane ko ako gatotsi katazanabura igihe cyose tugituye kuri iyi si. Ariko se ubundi kuki ako gatotsi kabaho? Kuki amakimbirane abaho? Ubundi nk'uko abanyarwanda bakunze kubivuga, ahari abantu ntihabura urunturuntu, ndetse ngo nta n'izibana zidakomanya amahembe. Ibi bishatse kuvuga ko igihe cyose abantu babana badashobora kubura icyo bapfa. Ibyo kandi biranumvikana kuko turemye mu buryo hari ibyo duhuje n'ibyo tudahuje. Tunyuranye mu myaka, mu bitsina, mu myumvire, mu mico, mu byo dukunda, mu byo duha agaciro, mu byo twemera, mu nyungu n'ibindi. Ubu bunyurane iyo butarimo gukura mu buntu nibwo butuma amakimbirane adashobora kubura hagati yacu. Gusa icyiza cyabwo ni uko ari nabwo butuma umubano ushoboka, kuko butuma dukenerana bityo tukabasha kuzuzanya n'umubano ugashoboka. Icyakora amakimbirane ntagomba gufatwa nk'icyago tugomba gukora uko dushoboye ngo twirinde. Ikibazo si uko abantu bagira icyo bapfa, ikibazo ni uko banangira ntibagishakire umuti. Ndetse uwashaka yanavuga ko amakimbirane ari kimwe mu bigize imibanire yacu ya buri munsi, ku buryo hari n'abayita agacanwa k'ubuzima. Kubera icyo amakimbirane bayita agacanwa k'ubuzima, ubwo se ntibyashoboka ko abantu babaho nta makimbirane? Reka dufate ubuzima nk'ikibuga kinini tubyiniraho. Uko tugenda tubyina turi benshi, niko n'amahirwe yo guhonyorana cyangwa se kugongana agenda arushaho kuba menshi. Kuba dushobora gukandagirana ariko ntibishatse kuvuga ko kubyina ari bibi ku buryo twafata icyemezo cyo kubireka. Tuzakomeza tubyine, ariko tunibuka ko nibiba ngombwa ko duhonyorana tuzasabana imbabazi, bityo imbyino igakomeza mu mahoro. Hari n'abemeza ko uko gukandagirana, urwo runturuntu, ari ikimenyetso cy'ubuzima, cy'uko imbaraga zitembera mu bagize itsinda cyangwa se umuryango. Amakimbirane rero ubwayo arasanzwe, si meza si na mabi. Uburyo bwo kuyakemura nibwo butuma aba mabi cyangwa meza, kubera ko abantu bashobora kuyaheraho bakubaka ibishya bizima. Revolution zose zagiye zisiga impinduka nziza zikomeye ku isi usanga zaraturutse ku makimbirane. Urugero ni nk'iy'Abafaransa yasize umurage ukomeye, haba mu Bufaransa ndetse no ku isi muri rusange, cyane cyane mu bijyanye no kuvugurura imiyoborere no guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Gusa nanone ntabwo ndimo nshyigikira amakimbirane, kuko sinyobeye ko iyo akomeye amena amaraso abantu bakaba basenya ibintu n'abantu. Icyo nshaka kuvuga ni uko iyo amakimbirane avutse aba ari nk'intumwa izanywe no kuvuga ko hari ikitagenda mu mibanire y'abashyamiranye kandi ko kigomba gukosorwa. Iyo abantu bumvise ijwi ry'iyo ntumwa hakiri kare, ibintu birahinduka kandi neza. Nyamara ariko iyo abo bireba bavuniye ibiti mu matwi yabo, nibwo uzasanga icyagaragaraga nk'akabazo gato mu ntangiriro gihindutse urubazo rushobora no guhitana ubuzima bw'abadafite n'aho bahuriye narwo.
bityo rero umuhanga mu kubanisha abantu si uhunga amakimbirane, ahubwo n'ubasha kuyakemura akayabyazamo bishya bizima mu nyungu z'abari bahanganye bose, ibi bita win-win mu cyongereza. Ibyo dupfa rero byo bihoraho, icy'ingenzi ni ukwibuka ko hari icyo dupfana ndetse kiruta kure ibyo dupfa. Kwibuka iryo hame nibyo bishobora gutuma tubasha gusubiranya umubano wacitse, abantu bakongera kubana nk'abavandimwe, kabone na nyuma y'amahano akomeye nka jenoside. Kandi rero hano iwacu mu Rwanda, ku buryo bw'umwihariko, dukeneye ko abantu benshi bumva ko ubuzima buzashoboka ari uko Abanyarwanda twumvise ko kwimika icyo dupfana biruta kure gushyira imbere icyo dupfa. Ese ubundi icyo kintu uvuga dupfana ni ikihe? Kimwe mu bintu bituma abantu bahemukirana ndetse rimwe na rimwe imivu y'amaraso igatemba nk'uko byagenze iwacu, ni uko bibeshya ko batandukanye, bakibwira ko ntacyo bapfana. Ugasanga hari ugira ati aba ni abacu, bariya si abacu. Umuzungu akumva ko ntacyo apfana n'umwirabura, umurundi akumva ko ntacyo apfana n'umunyekongo, uwiyita umuhutu akumva ko ntacyo apfana n'uwo yita umututsi cyangwa umutwa n'ibindi. Mbese intero ikaba nk'iya cya gikeri babwiye bati gikeri uratahe n'intashya kita impfana iki n'ibiguruka. Ibi rero ni ukwibeshya cyane. Inyoko muntu yose yiva ikagera ifitanye isano, iyo sano ikarushaho gukomera uko igenda ishyigikirwa n'ibindi abayihuje bahuriyeho. Muri Association Modeste et Innocent Ami hari ibyo twita ibihu umuntu yambikwa n'amateka, ku buryo umuntu agomba kubirenga ntiyiyitiranye nabyo. Ibyo ni nk'ubwoko, ibara ry'uruhu, igitsina, idini, ubwenegihugu, umurimo umuntu akora, ubutunzi, impamyabushobozi n'ibindi. Tubyita ibihu kubera ko umuntu nyirizina ntaho ahuriye n'ibyo bintu umuntu ahabwa n'uko yavutse, n'aho yavukiye cyangwa yakuriye, n'amateka yaciyemo n'ibindi. N'ikimenyimenyi, ibyinshi muri byo umuntu iyo apfuye arabisiga. Kwiyitiranya rero n'ibara ry'uruhu, n'ubwenegihugu, n'ubwoko, kugeza ubwo ubihora abo mutabihuje, ni ukwibagirwa uwo uri we nyirizina. Kuko umuntu nyirizina asumbye kure ibara ry'uruhu rw'umubiri we, asumbye kure aho yavukiye, kuko igihe kigera akahava, asumbye kure ubwoko yavukiyemo. Ibi kandi kubyumva byagombye korohera Abanyarwanda, kuko kuva kera n'abazungu bataraza, Abanyarwanda bemeraga Imana imwe rukumbi, bakayita Rurema, Rugira, n'andi mazina yerekana ko ibiriho byose byahanzwe nayo kandi bikaba bibeshejweho nayo. Iyo myemerere kandi ntibigeze bayihindura, ahubwo barushijeho kuyishimangira aho ubukirisitu buziye, bukaza bwemeza ko umuntu wese nta kuvangura aremye mu ishusho no mu misusire y'Imana. Aha rero niho muri Ami duhera tuvuga ko bya bindi byose dupfa ari ibihu twambikwa n'amateka. Twese turemye mu ishusho no mu misusire y'Imana, nubwo tugaragara nk'abadasa. Mu yandi magambo, twese turi umwe kuko dusangiye isano irusha iy'amaraso kwaguka. Twese tutitaye ku bihu amateka y'ubuzima bwacu ku isi yatwambitse, turi amasura anyuranye y'Imana imwe rukumbi. Kandi twese tunganya agaciro, ku buryo uwashaka yavuga ko nta ngofero turimo. Nta muntu wagombye kuzizwa uko yavutse cyangwa ngo azizwe uko ari, kuko agaciro ka buri wese ari karemano. Kandi n'amahame agenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu isi yanditse mu bitabo ariko idakunze kugenderaho niko abihamye. Nta handi hantu rero dukwiye gushakira impamvu itumana n'uba abantu bagitsimbaraye ku kwicamo ibice no kumarana, usibye mu kuba baribagiwe abari bo nyirizina n'icyo bapfana. Ibyo byatumye iby'Umuremyi yari yabahaye ngo bibatunge babihindura akayuzi ko mu rubibi, hagati yabo bahinduka bakeba, maze si ugukebagurana bivayo. Nibyo twita gucurama kwa muntu, kuko dusanga ariho dushobora kwahira umuti w'ibibazo by'imibanire dufite. Le ombre si distendono, scende ormai la sera e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che
finirà di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. iyo sano isumba iy'amaraso dufitanye, itazitirwa n'imipaka y'ibihugu, idacibwa n'urunyuranyurane rw'indimi tuvuga, ntipfobwe n'ubusumbane mu by'ubumenyi, ububasha n'ubutunzi dufite, ibumbatiye andi masano yihariye yagombye kurushaho gutuma twunga ubumwe aho kudutanya. Umuntu agira abo bava inda imwe, akagira abo baturanye, akagira abo bakorana, akagira abo bigana cyangwa biganye, akagira abo basengana, akagira abo basangiye igihugu n'ibindi. Aya yose n'andi menshi n'andi masano umuntu yahawe kugira ngo arusheho kubaho ashyigikiwe. Ariko se ni kangahe tubyibuka ngo bitume tubana turushijeho kunga ubumwe? Tuvuge nk'ubu kuba